fata icyo kibazo urimo, sinzi uko cyitwa, niba ari uko gufatwa ku ngufu, niba ari uko gutabwa, niba ari uko gupfusha, niba ari ako kazi wabuze, ubwo bushomeri, biha izina, biha izina. Ndibuka kino giti Yesu yavumye ngo cyari igiti cy'umutini. Yesu agicaho agishakaho imbuto arazibura, arakivuma. Bahaciye undi munsi abigishwa be baramubwira ati yehe, uziko cya giti cyumye gihereye mu mizi. Ibyo Yesu yavumye biravumika, ibyo Yesu yavumye biruma. Icyo giti cyose kiri mu buzima bwawe kitatewe n'Imana, icyo giti cyose kiri mu buzima bwawe, cyaba icyo gikomere cyo gufatwa ku ngufu, yaba uko kubyarira iwanyu, yaba uko gutabwa muri fiyansaye, yaba ubwo bukwe bwapfuye, invitasiyo zasohotse ababyeyi barabonanye, yaba ubwo bushomeri bw'igihe kirekire, yaba uko gufungwa ukaba warafunguye ukumva nta muntu n'umwe ushaka guhura nawe, yaba iyo divorce yakwinjiranye gutunguye. Icyo wahoze ukora ongera ugikore, urebe ko icyo cyago uri gucamo uyu munsi ari bwo buhamya bwawe bw'ejo. Ubuhamya bwawe bw'ejo buzafungura prison z'abantu benshi cyane bari baboheyemo. Tuba tuvuga ibyo tuzi twanyuzemo, niyo mpamvu uyu munsi dutinyuka tugashira amanga tugahamya tukavuga. Nuko aho twatinze, ibyo twatinzemo, ibyatubayeho byose kuva mu bwana kugeza dukuze, twarabifashe turabisuzugura tubishyira munsi y'ikirenge. Yesu arabidukiza bihinduka ubuhamya. None uyu munsi natwe turi gufungura prison z'abandi bakibifungiyemo. Haleluya, thank you Lord. Imana igufashe mwene data, Imana ikwegure, Imana igushyigikire, we kwisuzugura, we kwibona uko utari. Uze gusoma rino jambo, ntabwo ndisoma ni rirerire, mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere, usoma hagana hasi kuri za 27 kumanura. Harakubwira uburyo uri umuntu udasanzwe, ngo yahamagaye abo nyine ibinyantege nke, ibisa nk'ibitariho, ibiswa, niko Bibiliya ivuga, kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge. Nawe wiyumve muri ibyo ngibyo uri gucamo, uyirebe nurangiza uvuge ngo you know what, Imana yarampamagaye, Imana iranze mu mazina, Imana yanjye irankunda. Ntabwo ndi defini, ntabwo nshushanyijwe muri ibi ngibi ndi gucamo, ntabwo definition yanjye ari ibi ndi gucamo. Umwana w'Imana isumba byose, Kristo ndumuraganwa nawe, watura amagambo meza, uraza kubona Imana igukorera ibikomeye. Nje gusengera mwami ubwoko bwawe, nje gusengera ubwoko bwawe buri hirya no hino ku isi, buruhijwe n'ibintu bitandukanye, buri guca mu bintu bitandukanye mwami. Nje kubasengera data kugira ngo mwami imbaraga zawe zikomeze kubabaho, uburinzi bwawe bukomeze kubabaho data. Ni byinshi mwami birushya ubwoko bwawe, ni indwara se mwami nabyo birarushya, ni ukurwaza se Mana nabyo birarushya, mbese ni ugupfusha nabyo birarushya Mana. Ibiturushya muri isi ni byinshi, ni ukwirukanwa mu kazi se nabyo birarushya Mana, ukubura minervare se nabyo birarushya Mana, ukubona umwana gupfana se nabyo birarushya Mana. Ni byinshi cyane biruhije ubwoko bwawe hano hanze data. Ndakwinginze mbikuye ku mutima mwami, kubwa opportunity wampaye yo kwingingira ubwoko bwawe data. Ndabingingiye aho bari mwami, abazumva iki kiganiro y'abavuba y'abakera Mana, bazuzuzwa imbaraga zawe, bazongere basubizwemo ibyiringiro, kuko ijambo ryawe ni ukuri data. Icyo udashaka nuko twiheba nk'abadafite ibyiringiro. Uratubwira ngo kubabara nibyo Mana, kwigunga nibyo, ibyo byose byaduhutaza nibyo, yewe no kurakara ngo nibyo, izuba ntirikarenge ngo tukirakaye, ariko ubundi turabyemerewe nabyo. Ibyo byose kurira turabyemere n'ibindi byose, ariko ngo ntitukabikore nk'abadafite ibyiringiro, niko ijambo ryawe ryambwiye. Rero ndakwinginze Mana, ngo urinde ubu bwoko bwawe kwiheba, urinde ubu bwoko bwawe kwigunga, urinde ubu bwoko bwawe kwitotomba Mana. Amajambo mabi ajya ava mu minwa yacu, ajya ava mu mitima yacu agasesekara ku munwa mwami, tukakwidogera Satani akabyumva. Ikintu cya mbere nzi umwanzi yishimira ni uko twumva twidoga, ni uko twumva twacitse intege, ni uko twumva turi kwatura nabi, ni uko twumva turi kuvuga ngo ese ubundi Imana iranzi, ese ubundi Imana inyitayeho. Ibyo bintu umwanzi arabikunda cyane.
ndasengera ubwoko bwawe Mana ngo ubahe kwisobanukirwa, ubahe kwisobanukirwa nubwo yaba ari guca mu bukene, umuhe kwisobanukirwa yirinde kwatura nabi. Data ijambo ryawe rirambwira ngo se abayuda barusha iki abandi, ariko mwami warasubije mu ijambo ryawe ngo abayuda barusha ibyanditswe wababitsemo. Ibyanditswe watubitsemo Mana nibyo biduha kugira akarusho, ibyanditswe watubishemo nibyo biduha mwami imbaraga, ibyanditswe wabitubitsemo Mana nibyo biduha imbaraga, ibyanditswe watubitsemo mwami nibyo biduha akarusho kuruta abandi, ibyanditswe watubitsemo Mana nibyo biduha imbaraga, ibyanditswe watubitsemo Mana nibyo biduha gutandukana n'abandi, ibyanditswe waduhaye mwami nibyo bituma tugenda dufite ibyiringiro tudatinya umwanzi Satani. Mana ndasengeye mwene data uri kunyumva, uwo ngo uvuga ngo ntabwo nzi gusenga, wowe wisuzugura, wowe wumva adashoboye, wowe wumva gukoreshwa n'Imana atari ibye, wowe wumva ari iby'abandi, akumva we ntabwo ari ibye, akumva we ntiyaririmba, akumva we ntiyagira icyo abwira ubwoko bw'Imana ngo bukire, akumva we arisuzuguye, akumva we ntiyize, akareba umuryango aturukamo akumva ntacyo yavuga, akareba amashuri yize akabona ntacyo yavuga, akareba indeshyo akabona ntacyo yavuga, yareba isura ye akisuzugura akumva ntacyo yavuga. Mana ibibuza abantu kubumbura umunwa ngo bagire icyo bavuga ni benshi Mana, ni byinshi cyane mwami biba biboshye ubwoko bwawe. Yaba arwaye icyo kirwara gikomeye akimaranye imyaka myinshi akumva ntiyabumbura umunwa ngo ahamye gukomera kwawe, ariko Data muri iki gitondo ndasenze ngo bihinduke, ndasenze ngo bihinduke, ndasenze ngo bihinduke mu buzima bwa mwene data. Icyo ni igikangisho cya Satani ajya azana mu buzima bwacu, akatwumvisha kuko turwaye tutavuga Imana, akatwumvisha kuko dukennye ntitwavuga Imana, akatwumvisha ngo kuko dufite imiryango itazwi ntabwo twavugira Imana, akatwumvisha ngo kuko turi bagufiya ntabwo twavugira Imana, akatwumvisha ngo kuko tunanutse cyane ntabwo twavugira Imana. Ariko ibyo byose ni ibinyoma by'umwanzi. Ndasengeye mwene data wisuzugura muri iki gitondo, wumva atazi gusenga, uvuga ngo ngiye gusenga ntabwo nabyishobora n'ibyaba runaka, ndamusengeye ngo nawe mwumvishe ko azi gusenga. Iyo uzi kuganiriza inshuti yawe uzi gusenga, Data wo mu ijuru arakumva uko waba uri kose, uko waba ucitse intege kose, uko waba urwaye, na wandi uri muri koma Data wo mu ijuru aramwumva, kuko ijambo rye rirambwira ngo tutaravuga n'ijambo ngo uba wamaze kurimenya. Rekerime yakati yaramande korabakatekerebeke tekerebeke siyarababa. Mana ndakwinginze, sanga uyu muntu wihebye, sanga uyu wahoze ahagaze agakubita n'indwara, agakubitika n'ikirwara, agahita acika intege, akumva arihebye ararangiye, akumva ntacyo gifite cyo kuvuga. Musanga umugirire neza Data. Uyu nguyu wahoze mwami aridinga kurare mwami, ayobora korari Data, akaza guhura n'ikibazo gikomeye cya divorce, agahita yumva kuko atandukanye n'umugore ntabwo yakongera kuvugira imbere y'abantu, ntabwo yakongera guhamya imbaraga z'Imana. Oya papa, ndakwinginze ngo umusange nawe, mwongere mu mwami ibyiringiro, wongere umubwire ko yavuga nyamara bigakunda, wongere umubwire ko hari icyo yakora nawe, wongere umubwire ko nawe yahaguruka. Mana ntutume yiheba, Mana ntutume arambirwa. Yahoze ari umukozi w'Imana mwiza, igihe kimwe aza kugira gutya, ahura n'ikibazo kimuremereye cyo gupfusha, abivamo yumva abaye igicibwa, arabyarira iwabo yumva abaye igicibwa. Makatori ya madekerebeketika yarababa. Sanga uyu mukobwa abyariye iwabo, kandi yari ari mu itorero akora umurimo, kandi yari umuntu wakundwaga n'abantu, kandi yari umuntu wizerwaga n'abantu. Mana icyizere cye cyose mwami bakagitakaza. Niko abantu bajya bamera iyo dukubiswe n'ibibazo baraduta, niko abantu bajya bamera ntawabashobora Data, ariko we ntabwo ujya utureka. Ijambo ryawe rirambwira nk'umubyeyi mbese ngo yabasha kwibagirwa umwana yonsa, ngo yego yamwibagirwa, ngo ariko we ntabwo ujya utwibagirwa. Sanga uyu mukobwa abyariye iwabo, witakarije icyizere burundu, wumva ntawamwemera, wumva ntacyo yavuga, wumva atagaragara mu bantu. Mana ndakwinginze ngo umusange, umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo, umwongeremo ibyiringiro, wongere umwibutse ibyanditswe, ibyo nyine ngo abayuda turusha abandi, ibyanditswe byawe mwami n'ibyahumetswe nawe Data, wongere ubimwibutse Data, kugira ngo areke kwibonaho igisuzuguriro, kugira ngo areke kwibonaho umukobwa watakaje mwami agaciro. Oya turabyanze mu izina rya Yesu, wongere umurememo icyizere, wongere umurememo icyizere.
yabyaye umwana ntabwo yabyaye ihene, yabyaye umwana ntabwo yabyaye imbwa, yabyaye umwana ntabwo yabyaye ipusi, yabyaye umwana w'agaciro, yabyaye umwana w'igiciro cyinshi mu maso yawe, yabyaye umugisha. Muhe kongera kwikunda, muhe kongera kwiyubaka, muhe kongera mwami kwishimira umwana yabyaye, muhe kumva ko atatakaje imbaraga zawe, muhe kumva ko atatakaje Imana, kuba yarabyaye Imana mu buryo bumutunguye. Ntabwo wamutaye kuko uri Imana itajya iduta, umubyeyi abasha kwibagirwa umwana wese, ariko we ntabwo ujya utwibagirwa. Ndakwingize ngo umusange aho yari yigunze, aho yari yarihisha abantu imba atazongera kugaragara muri public mwami, ongera umuhe icyizere, yigirire icyizere data. Uyu wakoze agisida mwami agashwanyuka isura, uyu wacitse ukuguru kubera ibibazo by'ubuzima yaciyemo, ndakwinginze murinde kwitakariza icyizere ngo yumve ko yayorwa n'ibibonetse byose. Hoya ndakwinginze data, abantu mwami bitakarije ibyizere, abantu bumva batakongera kuvuga ngo Imana muri publike, abantu batumva ko bakongera gusenga ngo bumve, abantu batumva ko bakongera mwami kugira mwami icyo bavuga. Ndakwinginze ngo basange muri iki gitondo, ubongerera imbaraga data. Hari n'abandi bisuzugura bakijijwe, akumva ntago we yavuga, akumva we ntacyo yakora kubera mwami circonstances z'ubuzima bamo, kubera ibyo yaciyemo mu buzima bikamukomeretsa, akumva abaye mwami mbwa, akumva ntacyo avuze, akumva ntacyo amaze, kubera ko wenda asuzugurwa n'umuryango mwami ahaturuka, kubera ko asuzugurwa wenda n'uwo babana. Ndakwinginze ngo nawe umusange data. Makatekere bekeri yarabandere bosha yarababa. Uyu mugore mwami, uyu mugore mwami uri guca mu buzima bugoye, uri gutotezwa mu rugo rwe, nawe agera hakumva ntacyo yavuga. Uyu nguyu watawe agera hakumva nawe ntacyo afite cyo kuvuga, ariko ndamusengeye, ndamusengeye mu izina rya Yesu, ndamusengeye ngo imbaraga zawe zimuzeho, ndamusengeye ngo ubuntu bwawe muzeho. Yongereye igirira icyizere, yongereye igirira icyizere, ye gukomeza kwitakariza icyizere mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umwongeremo imbaraga, umwongeremo ubutsinzi, yongereye ubukwari we. Erega ntabwo turi abantu basanzwe, waradupfiriye Kristo ku musaraba. Mana yemeye kuduha umwana wawe w'ikinege kugira ngo tubeho neza, kugira tuzabone ubugingo buhoraho, kugira ngo tube abatsinzi. Yesu aramanuka ajya ikuzimu, yaka Satani urufunguzo kugira ngo abera tubeho mu mudendezo, kugira ngo abera tuzabone ijuru. Rero nta mpamvu yo kwisuzugura. Ijambo nasomye ryavuze ngo yahisemo ibiswa, yahisemo ibinyantege nke, yahisemo ibyo byose mwami bisa nk'ibidakwiriye, nk'ibinyantege nke mwami, ngo bisa nk'ibitariho. Ibyo ni byo watoranyije mwami, ngo kugira ngo ukoze isoni mwami abita abanyabwenge. Ndakwinginze ngo uyu muntu murinde kwiyanga, murinde mwami kwisuzugura, murinde kwisuzugura nubwo isi yose yabimusuzugura, murinde kwisuzugura nubwo mwami haba baba bamusuzugura, murinde kwisuzugura. Ejo he ni heza, ejo he ni heza, ejo he ni heza. Murinde kwiheba, murinde kwiheba. Kateremenderi yarabande kora basekete. Ndakweretse mwami uyu musore wari ugiye kurongora, ubukwe bugapfa ku munota wa nyuma. Uyu mukobwa wari ugiye kurongorwa, ubukwe bwe bugapfa ku munota wa nyuma, agahita yumva depression irazamutse, invitation zari zasohotse, irembo ryari ryafashwe, abantu bose bari babimenye. Yajya kubona ku munota wa nyuma akabona arabenzwe. Mana akagira ikibyivangamo, bikaba birapfuye. Ndamusengeye mwami uyu mwene data mu izina rya Yesu, mumurinde kwiyanga, murinde kwisuzugura, murinde mwami kumva ko yabaye igicibwa, murinde mwami amagambo y'abantu. Umuha imbaraga, umuha imbaraga, kuko iyo yihebye nibyo Satani abashaka kugira ngo ahite agenda amuheze mu nzu, ntazagire n'uwongera kumubona, agende yicupize yigire mwami kitariho, yumve ko ataye agaciro arangiye. Mana ndamusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo umurinde kwiyanga, umurinde kumva ko yasuzuguwe cyane bikabije, ngo kuko amazina ye yageze kuri invitation byamenyekanye. Ndamusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo umugaruzi neza yawe, umugaruzi neza yawe. Hari uko ujya ubigenza ntabwo nkuzi, hari ukuntu ujya ubikora tugatangara gusa nk'Imana, nka data wuzuye impuhwe nyinshi. Sanga uyu mukobwa siwe byaturutseho, sanga uyu muhungu wenda siwe byaturutseho. Ndabasengeye mu izina rya Yesu ngo bareke kwiyanga, bareke kwiheba, nibamere nk'uri wabyariye iwabo. Nawe ndamusengeye ngo yongere igirire icyizere, bakuvuge bashize amanga,
bambare baberwe, bagende mu muhanda wumva badafite isoni. Mareketekeri yamande kora basekete, ekitekeri yamande kora baba, ubazanire n'abatware babakwiriye, ubazanire abo bafasha babakwiriye, bongere babavane mwami muri icyo gisuzuguro bashyizwemo n'abandi, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Arawirukanwe mu kazi mwami, yirukanwa mu buryo bubi cyane, aranafungwa mwami, bamubeshyira wenda ko yanyereje amafaranga runaka, kumva ko yakandagiye muri prison, yavamo akumva ni igisebo, yavamo akihisha abantu bose. Ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umugenderere data, nawe umugirire ubuntu bwinshi, umusange mwami, ndimo ndabareba, umusange mu izina rya Yesu Kristo, umugirire neza data, umwumvishe ko atari ryo herezo, umwumvishe ko birabya mubayeho bitari byo bimudefinisa, ibitubaho ntabwo ari byo bitudefinisa. Mu izina rya Yesu Kristo ndamusengeye ngo umugirire ubuntu, ndamusengeye ngo umugirire imbabazi, ndamusengeye mwami, wongere umubyutse, wongere umuhagarike mwami, areke kwisuzugura, areke kumva ko byarangiye ngo kubera ko yirukanwe ku kazi mu buryo bubi. Oya, umucira inzira y'ibyiza, umucira inzira y'ibyiza, ndetse abone n'akazi karutaga ko yari afite. Uyu muntu utinze mu bushomeri nawe ndamuzamuye imbere yawe, barahari ndabazi benshi atinze mu bushomeri bwawe. Reketekeri yamandeke, amaze imyaka myinshi cyane nta kazi, aguzaguza udufaranga hariya na hariya. Ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umwegure mwami, umuvane umuzimu w'abadayimoni w'ubushomeri, umuvaneho umudayimoni w'ubushomeri, umuvaneho umudayimoni w'umushomeri, umuvaneho mana dayimoni w'ubushomeri mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umusanga umugirire ubuntu mwami, umwegure mwami. Seveye ndayisize, seveye ndayisize imbaraga z'Imana, seveye ndayisize amaraso ya Yesu Kristo, seveye ndayisize mwami agaciro. Ereketekeri yamande kora basa, mareketikere mekeseketekere bekete. Reka hamagarwe, reka yongere agire zire mwami, reka yongere mwami agire kuraje yo kujya kudepoza mu izina rya Yesu Kristo, kandi ahazadepoza batazahita bamufata mu izina rya Yesu Kristo. Icyo gisuzuguro kive mu rugo rwe, icyo gisuzuguro kimuveho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Niba yarasuzuguwe iwe, niba yarasuzuguwe muri sosiyete, icyo gisuzuguro cyo kubura akazi imyaka myinshi kiveho, kiveho burundu, kiveho burundu mu izina rya Yesu Kristo. Ndamusengeye umugirire ubuntu data, ahadepoza mwami, ahaza gushira amanga akadepoza, bahite bamufata mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndamukweretse mwami, muhe kuraje mwami, muhe kuraje kubwira isengesho, muhe kuraje mwami, naryumva ahita ashira amanga ajye gukoresha seveye, agenda depoza ahantu mwami. Kateremekeri yaramande kora baba, we ntabwo ureba amashuri twize, iyo umugisha wawe wamanutse gusa uba wamanutse. Mareketeke, reka bazamuhamagara ahantu atatekereza ko yafatwa nawe, kugira ngo bimwongeremo icyizere cyo kongera kubaho yishimye, kubaho yikunze. Mana, bifungure n'imiryango yindi yarafunze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndakwereka mwami Imana ishobora byose, uyu muntu wese warutinze mu kibazo runaka, uyu muntu wese warutinze mu kibazo runaka, reka umugirire ubuntu, reka umugirire ubuntu, reka umugirire ubuntu mwami. Keteri yamande kerembekete, ibimuga birahagarara muri presence yawe, ibimuga biragenda muri presence yawe, ibipfamatwi birumva muri presence yawe, impumyi zirabona muri presence yawe. Maketekeri yamande kerebekete, abari bahetamye barahetamuka muri presence yawe, nta kitagushobokera. Ibirwara bikomeye bikuraho, ibyo byose byadukozaga isoni byigizayo. Narakubonye nkorera n'uyu wamukorera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndakwinginze data, abakorewe ibyamfura mbi, ketekeri mande keremekesi yaba, Mana ndakwereka bafashwe ku ngufu, bitesha agaciro, bitesha agaciro, bitesha agaciro. Uyu mukobwa cyangwa uyu mudamu wafashwe ku ngufu, ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo, agafatwa mwami mu buryo bubabaje. Ndakwinginze ngo umugirire imbabazi, umugirire ubuntu mwami, umwumvishe ko atari we wabyiteye, umwumvishe ko ari umwanzi Satani wari wakomanze. Yibabarire data, yibabarire mwami, yibabarire, yongere yegura umutwe. Niba yaranavanyemo n'inda yegura umutwe, niba yaravanyemo n'uburwayi runaka urabishoboye mwami. Umusanga uko kwizera kwe kungana,
umukorere ibitangaza data, umukorere ibitangaza, ntakomeze kwihisha, ntakomeze kumva ko yatawe, ntakomeze kumva ko yakoreshejwe isoni mu buryo bukomeye cyane. Ndakwinginze ngo nawe umusange, ndakwinginze ngo nawe umusange, ndagusenze nkwinginga data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Usanga uyu mukobwa mwami, usanga uyu mudamu mwami wafashwe ku ngufu akumva ataye agaciro ke kose, akumva dignity yose iragiye, akumva dignity yose iramushizeho. Mu izina rya Yesu Kristo mugarurire dignity ye mwami, mugarurire mwami kumva ko yubashywe, mugarurire kumva ko ari umuntu nk'abandi. Mu izina rya Yesu Kristo mugaruriremo icyizere cy'uko mwami nawe azashaka, mugaruriremo icyizere cy'uko umugabo akimukunda, mugaruriremo icyizere umukobwa cyangwa uyu mumama. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndakwinginze data ngo ubagenderere mwami, ubagenderere bakize kiriya gikomere. Nta wundi womora mwami, nta wundi womora. Twasomye ijambo ryawe mwami mu minsi ishize rivuga ngo data ngo niwe ukomeretsa ni nawe womora, ubasha komora mwami. Niyo atari wadukomerekeje twarakomerekejwe n'iby'isi n'ab'isi, ubasha kutwomora kameme. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze data ngo urebe ubumuga mwami bw'uyu muntu, umutera mwami kwihisha, umutera guhera mu nzu, umufashe mwami, umusange nawe muri iryo rungu ryo mu nzu yifungiranyemo, umugirire neza mwami, umwibuke, umwibuke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasengeye umubyeyi mwami wabyaye abana mwami batuzuye, wabyaye abana bafite ubumuga runaka, akumva kubaheza mu nzu umwami akabahisha nicyo kiri ngombwa, akumva nawe yacika muri society, akumva nawe yakwihisha mwami. Ni nka wa wundi mwami, ndakwinginze data, ndakwinginze mana ngo ugire imbabazi data, umusange nawe mwami. Uriya mwana yabyaye atuzuye mwami, washimye kwabaho, ariho nubwo afite ikibazo runaka ariho. Ndakwinginze uyu mumama yo kwihisha, uyu mumama yo kwitesha agaciro, uyu mumama n'uyu mupapa bo kwihisha, bo kuva muri society, bo kumva ko bibarangiranye kubera uyu mwana babyaye. Oya, mu izina rya Yesu barinde depression mwami. Birababaza kubona umwana afite ikibazo, ariko mana ushobora byose, uko bakugarukiye mwami, uko bakubwira ngo ngaho dufashe tubwire uko tubigendamo, ndabizi ko wabibakorera, ndabizi ko wabibakorera, ndabizi ko ugushikamijeho mana umutima, umurinda akaba amahoro masa. Ndakwinze ngo ubuzuze amahoro mu mutima, ubahe kukwegera nawe mana uzabegera. Ndakwinginze nibatera intambwe imwe kukwegera, nawe basange mana, bakemura icyo kibazo mwami bari bafite, kugira ngo bongere nawe kugaragara mwami, bahamya kuri Mana, bahamya ko ushobora byose. Ndasengeye mwami Imana ishobora byose, abo bantu bategereje igihe kirekire, bategereje ibintu bimwe n'ibindi mwami, abo baprayinze za visa, abo bari mu bibazo hirya no hino bitandukanye, abo bategereje buruse z'ishuri mwami, abo babuze tike mwami yo kujya kwiga, abo babuze minervare mwami, birukanywe mwami mu bihembwe hagati, bakicara mu rugo kuko batazi ukuntu babigenza. Katora mandeketeke, uyu mubyeyi wicaye areba abo bana buzuye mu rugo, yarabuze minervare mwami zibajyana ku ishuri. Nacyo ni ikimwaro gikomeye cyane, nacyo ni ikimwaro mwami gikomeye, nacyo ni ikimwaro mwami kwicaza abana mu rugo ukabura icyo ubagaburira, cyangwa ukabura mana minervare yo kuboreza mu mashuri. Ndakwinginze data ngo nabo umusange uyu muryango, ntabwo tuzahwema, ntabwo tuzaceceka kugeza igihe tubonye mwami Yerusalemu habaye ahantu h'amashimwe, kugeza igihe tubonye mu ngo zacu habaye ahantu h'amashimwe. Ndabasengeye mu izina rya Yesu ngo nabo basanga abo bantu mwami, ubasange providing izo minervare, uzana abaterankunga hirya no hino babashe kubafasha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndakwinginze mana, icyo dusaba ni ukwatura neza, icyo dusaba ni ukutitotomba mana. Ndakwinginze data ugirire neza ubwoko bwawe, ugire ubwoko bwawe mwami neza. Abo bari hirya no hino bafite ibibazo bitandukanye, abo bari hirya no hino mwami bafite ibintu bakoze isoni bagatuma bihisha, ibyo mwami bibakojeje isoni, ibyo bibatindije ahantu bakumva barihebye, ibyo bibatindije ahantu bagatuma bihisha. Ndakwinginze ngo ubagirire ubuntu, ubavumbure muri ubwo bwisha aho bari, ubagote mana impande zose. Katora mandeke, wongere ubongeremo imbaraga zo kubaho, wongere ubongeremo imbaraga zo kugendana nawe, wongere ubongeremo imbaraga zo guhamya kukiri Imana ishobora byose, kukiri Imana itabara, kukiri Imana irengera. Ndabasengeye mu izina rya Yesu muri situation
situwasiyo zose navuze Mana, uwiyumvamo yakire, uwiyumvamo yakire, kuko ushobora byose. Uwiyumvamo yakire, ko Mwami watoranyije ngo ibitariho ibiswa ibinyantege nkeya ngo kugira ngo ukoze isoni abishyira hejuru. Uwiyumvamo Mwami yakire, 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 ngo tugaragara nk'abakennye, ngo nyamara dutungishije benshi. Ashobora kuba ari muri iyo situwasiyo yo gukena, ariko yakwiringira, yasenga agatungisha benshi. Mana ndakwinginze ngo izo situwasiyo zose nsengeye uzigendemo kandi ukora ibitangaza, uzigendemo ukora ibitangaza. Uyu mwene data wongere yigirire icyizere, uyu mwene data wongere yibuke kumuzi, uyu mwene data yongere Mwami yige kwatura neza. Satani ntamuha amagambo yo kwitotomba. Oya, ibyo Satani arabikunda cyane, akunda umuntu uvuga ngo njye se nabishobora, njye se ndakwinginze Mana, kora ibitangaza byawe muri uyu mwene data, umuhe gushikama, umuhe kwisobanukirwa, umuhe kwibuka ibyanditswe, ntarebe ubukene amazemo igihe, ntarebe uburwayi amazemo igihe, ntarebe icyago cyamubayeho, ntarebe icyo cyose cyamubayeho giteye isoni, ntarebe icyo cyose cyamubayeho gikanganye. Yongereye yegura umutwe avuge ngo data urashoboye. Yongereye yegura umutwe avuge ngo Mana ni wowe byiringiro byanjye. Yongereye yature neza. Mwene data ndakwinginga, wature neza, wature neza. Satani akunda amagambo y'urucantege nke. Iyo agize impano ukayamuha, arinjoyinga nibyo biryo bye. Kwitotomba kwacu, gucumuza iminwa, gucumuza imitima, ni ibiryo bya Satani. Abagize Imana akakubonera aho gufatira neza neza neza. Atura neza, fata icyo kibazo urimo, sinzi uko cyitwa, niba ari uko gufatwa ku ngufu, niba ari uko gutabwa, niba ari uko gupfusha, niba ari ako kazi wabuze, ubwo bushomeri, biha izina. Ndibuka kino giti Yesu yavumye ngo cyari igiti cy'umutini. Yesu agicaho agishakaho imbuto arazibura, arakivuma. Bahaciye undi munsi abigishwa be baramubwira ati yehe, uziko cya giti cyumye gihereye mu mizi. Ibyo Yesu yavumye biravumika, ibyo Yesu yavumye biruma. Icyo giti cyose kiri mu buzima bwawe kitatewe n'Imana, icyo giti cyose kiri mu buzima bwawe, cyaba icyo gikomere cyo gufatwa ku ngufu, yaba uko kubyarira iwanyu, yaba uko gutabwa muri fiyansaye, yaba ubwo bukwe bwapfuye, invitasiyo zasohotse ababyeyi barabonanye, yaba ubwo bushomeri bw'igihe kirekire, yaba uko gufungwa ukaba warafunguye ukumva nta muntu n'umwe ushaka guhura nawe, yaba iyo divorce yakwinjiranye igutunguye. Icyo wahoze ukora ongera ugikore, ishakemo akanyabugabo. Icyo cyago kigutinze aho hantu, icyo cyago kigutinze aho hantu. Umugore wavuye imyaka 12 yagize kuraje, arakururuka mu bantu, arakururuka arabyigana, akora ku mwambaro wa Yesu, maze Yesu amugirira neza arakira, cyago kirahagarara. Nawe kururuka, shakisha, shyira ako gahinda hasi, shyira umubabaro ukabije hasi, shyira icyo gisebo hasi, shyira uko gutinya amaso y'abantu hasi, wongere uhamye ko Kristo ari umwami. Wature neza, ururimi rwawe nturwemerere ko rwatura ibibi, ibyo Satani abadushakaho. Icyo kibazo cyite igiti cy'umutini, cyaravumwe na Yesu. Nawe cyita umutini, fig tree, cyite nawe izina, kibwire ngo uri fig tree, uraza kuma very very soon. Ubyature, kibwire ko kiza kuma vuba cyane. Wigira isoni z'uko uri umupasiteri none umugore wawe akaba arwaye, cyangwa umwana akaba arwaye, ukaba waramusengeye akaba adakira. None nta kimwaro kibirimo, nta kimwaro kibirimo. Yesu ashobora kumukiza mu kanya nk'ako guhumbya. Ngo ahari kurira kwararira umuntu, ahari kurira kwararira umuntu, ngo ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ahari kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Wicika intege, Yesu arashoboye, Yesu arashoboye. Muvugire muri situwasiyo yose waba urimo, muhamye n'akanwa kawe, mubwire mu mutima wawe, byatuza akanwa, bihamye mu kanwa kawe, ntihongere guturukamo negativite. Nibyo Satani abashaka, kugira ngo arusheho kugutsikamira,
atura neza. Saba Imana iguha amaso yo mu mwuka, urebe ingabo zikugose ukuntu ari nyinshi, urebe ko icyo cyago uri gucamo uyu munsi ari bwo buhamya bwawe bw'ejo. Ubuhamya bwawe bw'ejo buzafungura prison z'abantu benshi cyane bari baboheyemo. Tuba tuvuga ibyo tuzi twanyuzemo. Niyo mpamvu uyu munsi dutinyuka tugashira amanga tugahamya tukavuga. Nuko aho twatinze, ibyo twatinzemo ibyatubayeho byose kuva mu bwana kugeza dukuze, twarabifashe turabisuzugura tubishyira munsi y'ikirenge. Yesu arabidukiza bihinduka ubuhamya. None uyu munsi natwe turi gufungura prison z'abandi bakibifungiyemo. Haleluya. Thank you Lord. Imana igufashe mwene data, Imana ikwegure, Imana igushyigikire, we kwisuzugura, we kwibona uko utari. Uze gusoma rino jambo, ntabwo ndisoma ni rirerire, mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere usoma hagana hasi kuri za 27 kumanura. Harakubwira uburyo uri umuntu udasanzwe, ngo yahamagaye abo nyine ibinyantege nke, ibisa nk'ibitariho, ibiswa, niko Bibiliya ivuga, kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge. Nawe wiyumve muri ibyo ngibyo uri gucamo, uyirebe nurangiza uvuge ngo you know what, Imana yarampamagaye, Imana iranze mu mazina, Imana yanjye irankunda. Ntabwo ndi defini, ntabwo nshushanyijwe muri ibi ngibi ndi gucamo, ntabwo definition yanjye ari ibi ndi gucamo. Umwana w'Imana isumba byose, Kristo ndi umuraganwa nawe, watura amagambo meza, uraza kubona Imana igukorera ibikomeye, kandi uraza kubona Imana ikora pe ibitegereje juste ko tugira kwizera gutoya. Iyo tugize uko kwizera ngo tubasha kubwira umusozi wari uturi imbere ngo igizwayo, kuko Imana iri muri twebwe. Ijambo ry'Imana ni rizima. Komera shikama, Yesu aragukunda. Haleluya.